ikikubwira yuko wanesheje ariko utaracogoza nuko nyine buri cyumweru ujya gusenga, nuko abantu bakuzi kuri umukristo, ubwo waranesheje. Niba ufite umwuka w'umurozi muhanganye mugenza urugendo rurerure muhora mu Rwanda, biragusaba guhora uri maso mu birgo bw'imisengere yawe, kugira ngo umunsi umwe utazabona isanduka y'umwana wawe cyane, utazabona isanduka y'uwo mwashakanye irambitse aho ngaho, umwanzi yageze ku ntego. Data mwiza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye kuri Imana yera, Imana y'umwami wacu Yesu, Imana yaduhamagariye kuyikorera. Ndagushimiye ku iteka ryose urinze ubugingo bwacu kwawe kugaragare muri ryo. Reka imbaraga kine guhaye icyubahiro kuko inyuma y'ijambo ryawe rikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Reka imbabazi zawe zigwire mu ijambo, kandi umugabura w'ijambo ahabwe umugisha, n'uryakira ahabwe umugisha. Icyubahiro ni icyawe, ishimwe ni amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Hanyuma Rwamucyo nawe tuguhaye ikaze, aravuga ati turahari. Rwamucyo Ryari, inshuti yacu magara, inshuti y'iki kiganiro, turamukunda kandi Imana imugirire neza. Tubonereho nanone no kwiyegereza abantu bandi baba badashoboye no kwandika ubwo butumwa bugufi benshi cyane, ariko nyine bahari baduteze amatwi, kavuga ati ibyo kwandika simbishoboye, kandi abana bakanyandikiye nabo ntabwo bagize bate, ntabwo babyutse, yenda bararyamye mu byumba byabo, atariko nanjye isaha sinjye nyihomba, sinjye nyihusha. Namwe tubahaye ikaze, turabazirikana, turabizi ko muhari. Ushobora no kuba udashoboye guhamagara kuri radiyo gutya, ariko kubera yenda n'umwana umuhamagarira ko ari hirya, yego, ariko uko biri kose umutima tuba turi kumwe. Imana iguha umugisha rero, kandi Imana ibagirire neza. Uyu munsi turinjira mu ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku ijambo tubona muri Samweli wa kabiri igice cyaho ni icya 8, hanyuma turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kunesha kwa Dawidi. Hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya, arabacogoza, anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa, arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Bukeye anesha Abamowabu, maze abarambika hasi mu mirongo, abageresha umugozi. Inkubwe ebyiri zari zo kwicwa, kandi iya gatatu yose yari iyabo kurokorwa. Nuko Abamowabu bahinduka abagaragu ba Dawidi, bamuzanira amakoro. Bukeye Dawidi anesha Hedadezeri mwene Rehobu, umwami w'Isoba. Ubwo Hedadezeri yajyaga kugomorera ubwami bwe kuri rwa ruzi, Dawidi amutumuraho ingabo ze z'abagenderaga ku mafarashi 1,700 n'abagabo bigenza inzovu 2. Maze Dawidi atemagura ibitsi by'amafarashi, akurura amagare, ariko asigaza amafarashi yakwira amagare 100. Irekereraho. Amen. Reka dusubiremo rero duhereye kuri uwo murongo wa mbere. Niyo nkuru uko dushaka kuyiganiraho, ariko nuko iteye. Aravuga ngo hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya, arabacogoza, anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa, arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Bukeye dutangiye Bibiliya itubwira ngo kunesha kwa Dawidi. Yego. Ngo hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya, arabacogoza, anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa, arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Haleluya. Amen. Jewe ntunguwe n'ukuntu urufunguzo rw'uyu mudugudu w'umurwa rwari mu maboko y'Abafilisitiya. Nubwo tugiye kuvuga kunesha kwa Dawidi, ariko ubu si Dawidi mbwira, yego, kuko ibyo we yarabikoze. Ahubwo ndashaka kuvuga kunesha kwawe, wowe uduteze amatwi. Kunesha kwawe. Ese wari uzi ko turi hano mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara? Ese wari uzi ko twebwe tutarwana n'abambaye umubiri n'amaraso? Bibiliya iravuga ngo nidukirana, kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi, yego, n'abatware n'abategeka iyi si y'umwijima. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Nicyo cyonyine gituma buri muntu uwo ari we wese aba akwiriye kwita ku rugamba rwe, akavuga ati sinkirana n'abafite umubiri n'amaraso, yego, nkwiriye kwita ku ntambara yanjye.
intambara yawe iri mu buryo bw'umwuka. Iyo utanesheje iyi ntambara yawe cyangwa abanzi bawe, bo barakunesha cyane. Iyo utabacogoje, bo baragucogoza. Iyo utabambuye urufunguzo rw'umurwa, nawe ubaho utanezerewe cyangwa utishimiye mu minsi yo kubaho kwawe. Abantu benshi rero si uko batarwanye. Kuva umuntu atangiye urugendo rw'agakiza, ahita atangirana n'intambara, arwana n'imyuka mibi, arwana na karandezi wabo, imyuka yabo mu miryango y'iwabo, abapfuye badashatse. Iyi biri hariya ku rutonde: imyuka idashaka ko ashaka, imyuka idashaka ko atera imbere, imyuka idashaka yuko yiga, imyuka idashaka yuko agira amahoro, imyuka idashaka yuko arama. Buriya hari abantu babaho intambara yabo arwana no kugira ngo azarame, abizi ko iwabo bakenyuka, abizi ko iwabo nta urenze imyaka 50. Ugejeje imyaka 50 bakaba bazi yuko iwabo uwari umusaza ari mu zabukuru. Hakaba hari n'indi miryango bo bageza n'imyaka 100, ariko iwanyu kubona uwa 50 60 rwose bibanza gutuma umuntu abanza kugenda agashakisha. Ariko umuntu ntamenye ngo ibyo byose nibyo ntambara zacu. Ntabwo tukirwana mu buryo Dawidi yarwanagamo. Igihe cy'isezerano rya kera barwanaga umubiri ku mubiri, inyama ku nyama, amaraso ku maraso, inkota irisha, amaraso ameneka. Ariko twebwe igihe cyacu, ndavuga igihe cy'isezerano rishya, Bibiliya yatubwiye ngo ntiducirana n'abafite umubiri n'amaraso, dukirana n'imyuka mibi, n'abatware n'abategeka isi y'umwijima. Abategeka isi y'umwijima ntago baba bashaka yuko umucyo kugeraho, baba bashaka kukubohera mu mwijima wabo kugira ngo uhere mu mwijima, kuko isi bategeka ni y'umwijima. Kukurekura rero ngo umucyo ukumurikire, bakurekure babone uragiye, babone wowe na Kristo muri bamwe muragiye, uramucitse cyangwa urabacitse, ndavuga aba batware b'umwijima, ntabwo bibagwa neza. Ibyo bituma bumva bahora bashaka kukugumana, kukuboha, kukubuza amahoro, kukubuza umunezero, kukubuza ibyishimo. Wanashaka, buriya abantu ntago babyitaho cyane, ariko hari ubwo umuntu anashaka yaba rwose ageze no mu rugo, ariko mu muryango w'iwabo bakaba barabizi ko iwabo bigoye ko asazana n'uwo bashakanye cyane, asazana n'uwo bashakanye. Bigoye yuko umugabo yarama cyangwa umugore yarama. Niba mwembi muzarama, bisaba yuko baba batandukanye. Noneho urugo rukahora ari imiguruko, abantu bakubakira mu mijugujugu, bakajya bayoberwa n'iki bapfuye. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ngo ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ntabwo bishira byirangije. Ahubwo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, arwana intambara zo kurangiza ibyo bya kera, bishira ari uko yabirangije. Yesu wacu ashimwe cyane. Ntabwo byirangiza. Mu yandi magambo, ucinjira mu gakiza, uba urimo kudeklara intambara, uba urimo gutangaza intambara. Iyo urimo kwatura Yesu Kristo umwami n'umukiza, iyo wakira agakiza, uba usa nk'umuntu urimo nk'umuyobozi urimo gutangaza intambara. Uba usa nk'ubwira Satani uti ndayitangiye, uba usa nk'ubwira Satani uti ntangije urugamba. None ikintu kimbabaza ni ukuntu abantu bashaka gukizwa kandi ari abanyantege nke, ni ukuntu abantu bashaka kugenda mu rugendo rw'agakiza ariko ari abanyantege nke. Bibiliya irambwira muri Mika ngo abagenda arambanya amahoro badashaka kurwana, mubambura ibishura biteye ku mikenyero yabo, ngo abagore babo beza ngo mubasohora mu mazu yabo meza, ngo abana babo mwabambuye icyubahiro nabahaye iteka ryose. Mu yandi magambo, abagenda badashaka kurwana, abadashaka kuba abanyantambara kandi baramaze kudeklara intambara. Uzi ariko gutangaza intambara ukazananirwa kuyirwana, uzi gutangaza intambara ukabaho utayirwana, warangiza ukavuga uti ukaba wamenyesheje umwanzi wawe uti ngewe ndaje duhangane. Buriya iyo umuntu yakira agakiza, abasa nk'ubwira Satani ati sinkiri uwawe, urarya urimenge, noneho tugiye kubonana. Iyo umuntu yakiriye agakiza arimo kuvuga ngo nihakanye Satani n'imirimo ye yose, icyo gihe abatangaje intambara. Mu yandi magambo, ubuzima bukurikiraho ni ukwirwana.
imibereho ikurikiraho ni ukwirwana. Ni nacyo gituma ako kanya ya myuka yose ihita ihagurukira icyarimwe, iyo kugira ngo ukenyuke, iyo kugira ngo ugire ute upfa udashatse, iyo kugira ngo urugo urushwanyuke, iyo kugira ngo mbese buri kintu cyose udatera imbere. Iyo myuka yose iragenda igahaguruka ikabyara abadafite umubiri n'amaraso, yego, ikabyara abatware b'umwijima bategeka isi y'umwijima. Iyo myuka yose igatangiza intambara. Hanyuma rero ntabwo tujya dutsindwa kuko umugaba w'ingabo ari Kristo kandi yanesheje. Mu yandi magambo, ibyo tuba tugiye kurwana nabyo nibyo yarwanye nabyo kandi yarabitsinze. Iyo bibonye Yesu ari mu ruhande rwacu, byose bihita bimenya yuko igikurikira ari ugutsindwa. Mu yandi magambo, ntabwo turwana nk'abadafite ibyiringiro, turwana nk'abafite ibyiringiro. Ariko kimwe mu bintu nabonye kibi kuruta ibindi ni ubute, ni intege nke. Abantu bamwe barakizwa, yanze agashaka kugira intege nke kandi yatangaje intambara. Uzi umuntu gutangaza intambara yarangiza akagira intege nke, akajya aryama adasenze, bwacya mu gitondo agakanguka izuba ryarashe, akikanga abana barimo gucererwa kujya ku ishuri, ubwo agahita akanguka yita ku by'abana, ubwo akababyutsa atanasenze. Yaryamye adasenze, mu gicuku ntiyicuye ngo asenge, kandi arabyutsa agiye adasenze kubera ko akazi kamufashe, gahunda zamufashe. Uwo muntu watangaje intambara ushaka kubaho muri ubwo buzima, utekereza ko amaherezo ye ari ayahe? Yesu wacashimwe cyane. Amen. Bibiliya ivuze ngo ikivuga ngo hanyuma y'ibyo ibihese, hanyuma y'ibyo twavugaga byose, hanyuma y'ibyo byo gutangaza intambara, hanyuma y'ibyo byo gutangariza Satani ko uhagurukiye kurwana nawe, ukimara kumubwira yuko umwihakanye, yego, wahita avuga atoke hamwe tugire dute, duhangane. Ukimara kuvuga uti jyewe nihakanye imirimo ye, kavuga ati okay, ubwo utangiye imirimo yande ya wa wundi duhangana. Uba utangaje intambara, igikurikira ni kimwe, nuko uba ugomba kwemera ukayirwana. Dawidi rero yari yarasobanukiwe ko ubuzima bwe bwose bugomba kuba ari intambara. Anasobanukirwa yuko umwanzi we atava inyuma. Buriya niba hari umwanzi utava inyuma, n'uwo mu isi y'umwuka. Yego, mu isi y'umwuka ntabwo ashaka ngo umuntu asinzire, mu isi y'umwuka ntabwo ashaka ngo umuntu adamarare, mu isi y'umwuka ntabwo ashaka kugira ngo umuntu arangare. Ni ukuba maso iteka. Yesu yigeze kubwira abigishwa aravuga ngo musenge cyane mutajya mu moshya. Kubera iki? Arabizi ko umwanzi yabashora mu moshya igihe cyose baba batabaye maso ngo basenge. Igihe cyose rero abakristo bakwiriye kumenya ko bagomba kuba maso no gusenga kugira ngo batajya mu moshya, kuko umwanzi wabo ahora ari maso. Kimwe mu bintu bijya bintera impungenge ni ukuntu abacuraguzi barara bacuragura bukarinda bubakeraho, ni ukuntu abarozi barara batongera ntibajya baryama, ni ukuntu abapfumu bakora ijoro batajya baryama. Ariko wa wundi watangaje intambara kuri bo, wagashaka kurara asinziri, agona, yihindukiza, yaba nabyutse akabyutswa no kujya kwihagarika ariko agaruka ahita aryama. Wamwitegeza ukavuga utarika amaherezo y'uyu azaba yaye. Nta kintu nabonye kibi nko kugira umusirikare ariko w'umunyantege nke. Uzi ko ashobora gusinzira n'imbunda bakayimwiba cyane. Erega ubu hari abantu baduteza amatwi barasinzira imbunda bakazibiba. Yego, Bibiliya ivuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Niki gituma hari abarokore tugenda tubona hirya no hino batsindwa n'uburiganya bwa Satani? Nuko intwaro baryamye batazambaye, barangije barazibambura. Umusirikare yarambitse intwaro hasi, yanze akaryama agasinzira, na shebuja we afande we bwite iyo ahageze ntabwo iyo mbunda ayihasiga. Yego, ayihasize nawe yaba ari nkawe. Nanjye nkugezeho nkasanga usinziriye ndafande wawe, ntabwo iyo mbunda nayihasiga. Nabanza nkaba ariyo mfata, nkayitwara ukaza kunsobanurira uburyo nayigutwaye. Aho wakangukira twabonana. Mu yandi magambo, mu buryo bw'umwuka rero, kuko iby'isi biba bisaka kutwigisha n'iby'ijuru, mwambara intwaro zose z'Imana mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Hanyuma rero, iyo umuntu usasinziriye, iyo umuntu agonnye, iyo umuntu ari mu ntege nke, iyo umuntu ari mu bitotsi by'umwuka atari iby'umubiri,
intwaro umwanzi akaziba. Rega hari abantu benshi tuvuga nk'aya magambo wakaba arimo rumva ko ari we tubwira cyane intwaro ze barazimwambuye. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Ese niba utakerekwa nk'uko werekwaga, inzozi zawe zitakiri kwa kundi, inzozi zaragiye, ijwi rya rindi ryakubyutsaga n'iry'Imana ryavuganaga nawe ritakirimo, ubwo intwaro zawe ubundi ziracyahari, barazijyanye. Intwaro zawe ubwo ntibazi kujyanye usinziriye. Dawidi rero ngo hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya, ariko yumva kunesha bidahagije. Ndagira ngo mbwire abantu banyumva muri iki gitondo ngo hejuru yo kunesha mugerekeho gucogoza. Haleluya. Hejuru yo gucogoza munyaga urufunguzo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuri cya kintu urwanirira, kuri cya kintu uhanganiye, kuri cya kintu umaranira, nyaga umwanzi urufunguzo. Haleluya. Mu ntambara turwana, imfunguzo zifitwe n'umwanzi. Ni gute Imana ikunda Dawidi, ni gute Imana yimitse Dawidi, ariko urufunguzo rukaba mu maboko y'Abafilisitiya. Yego. Buriya se we wari uzi ko ibyo usengera, ibyo urwanira, wari uzi ko imfunguzo ari wowe uzifite? Urufunguzo ngo rwari mu maboko y'Abafilisitiya. Ndagira ngo mbwire umuntu neza amatwi ngo nubwo wanze gusenga, ariko urufunguzo rw'amahoro yawe ruri mu maboko y'abanzi bawe. Ubwo wanze gusenga, nubwo wanze gusenga, ariko urufunguzo rw'umugisha wawe narwo ruri mu maboko y'umwanzi wawe. Umunsi wirukanye umwanzi wawe, wamurwanyije, pana kumuha amahoro, pana kumuha umudendezo, umunsi wamurwanyije, warangiza ukamunesha, warangiza ukamunyaga urufunguzo, umuvumo uzagenda umugisha uze. Amen. Ndagira ngo ndumva natunguwe no kuba mbese Samweli niwe wimitse nde? Dawidi. Ariko urufunguzo ntabwo rwari rufitwe n'umwimitsi, rwari rufitwe n'Abafilisitiya. Ndagira ngo mbwire abantu baduteze amatwi muri iki gitondo ngo imfunguzo zifitwe n'Abafilisitiya, ni murwane muneshe muzibanyage. Amen. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Mu buryo bwo gusenga umuntu yarwana, mu buryo bwo gusenga umuntu yanesha, mu buryo bwo gukomeza gusenga hejuru yo kunesha. Buriya abantu bamwe baranesha barangiza bagahita badamarara, ariko hejuru yo kunesha umuntu arakomeza akarwana, akubaka uruzitiro, akabacogoza. Rero abo mwanesheje ntimubacogoze, bazagaruka. Abo mwanesheje mukabacogoza ntimubaka urufunguzo rw'umurwa, muzahera hanze y'umurwa, muzahera hanze y'ibihome. Kandi ibintu byose burya biba mu murwa. Impamvu Bibiliya ivuze ngo abanyaga urufunguzo rw'umurwa nuko ibintu byose biba mu murwa. Banke nkuru yose beneri biri mu murwa. Yego. Ikibuga cy'indege kiri mu murwa. Wajya kwikanga ibintu byose byibereye mu murwa. Radio y'igihugu ibiri mu murwa. Wajya gusanga perezidansi iri mu murwa. Wajya ugasanga za nta ministeri ituye Nyagatare cyangwa Bugaragara. Ntayo. Ministeri zose ni mu murwa. Urumva ibintu byose ni mu murwa. None se iyo umurwa rero ubwo uwo nguwo ni uwa Dawidi tuvuga, ariko si uwawe. Yego. Wowe ibyawe bibahe. Aho biba urufunguzo rwawe urarufite. Aho umugisha wawe uba urufunguzo rwawe urarufite. Aho amahoro yawe ari urufunguzo rwawe urarufite. None se niki cyatumye udamarara gusenga bikakunanira? Niki gituma utakiri umunyantambara mu buryo bw'amasengesho? Niki cyagucogoje? Umwanzi nutamucogoza azagucogoza. Yego. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Ariko ngo Dawidi we ntiyaba nkatwe, ahubwo ngo anesha Abafilisitiya, abona kunesha bidahagije arabacogoza, abona kucogoza bidahagije aravuga ati mpaka urufunguzo ndufate, nintarufata ndabizi ibyo nshaka sinzabibona, kuko bifungiranye muri uwo murwa. Aravuga ati rero ngomba kunyaga urufunguzo rw'umurwa. Bene data bakundwa baduteze amatwi, niba waragerageje gusenga, ukagerageza no kwambara imbaraga z'Imana, ukagerageza no gusigwa amavuta wambaye, umugisha wawe, umunezero wawe, amahoro yawe, urushako rwawe, aho bifungiranye ni wowe uzahafungura cyane. Kumenya ko ikintu cyitwa imfunguzo abantu bakita bagiha agaciro gakeya batakizi, ariko ijuru rikizi cyane. Yesu wasoje yabwiye Petero aravuga ati nzaguha imfunguzo. Yego. Mu yandi magambo azi ko hari ibintu bifite ahantu bifungiye. Aravuga ati nzaguha imfunguzo. Wowe rero
ushobora kuba warakijijwe nibyo, ushobora kuba rwose unaterana nibyo, ushobora kuba unasenga nibyo, ariko wajya kubona ukabona ntuzi impamvu amahoro yawe utarayasingira. Urufunguzo rwahafungiye ushobora kuba utarufite, utari warubona. Yego wararokotse, ugira n'ibyo unesha, kumenya ko ufite ibyo unesha no mu kabari ntukijyayo cyane, kumenya ko ufite ibyo unesha no gusambana ntukibikora cyane, kumenya ko ufite ibyo unesha n'itabi ntukirinywa. Yego, ariko se urufunguzo rw'amahoro yawe rurarufite? ko n'amahoro utayafite. Ni iki gitumye amahoro utayafite kandi mu kabari utakibayo? Ni iki gitumye umunezero utawufite kandi mu busambanyi utakibayo? Ko kujya mu bapfumu utakijyayo? Hari ibyo umuntu aba yaranesheje ariko hakaba hari urufunguzo atarasingira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu yandi magambo, mwashyizeho imbaraga nyinshi mumaze kwakira agakiza, mugira ibintu mwiyandururamo muvayo, yego, mugira ibintu munesha, mugira ibintu mutsinda. Nawe urabizi neza ko ngira ngo niyo waterwa gute sinzi ko byakورana kugira ngo ube wajya mu bapfumu. Byakunda ngo usubireyo. Kujya mu bapfumu byagorana pe. Hari icyo warakinesheje, wanesheje abo bafilisitiya nawe. Biragoye ko rwose wakwicara mu kabari ngo inzoga urumva noneho biri kure. Ibyo warabicogoje, waranesheje, aho urumva rwose utajyayo cyane. Ariko urufunguzo rw'urushako rwawe kugira ngo ushake, uzashake, cyangwa se niba warashatse kugira ngo ubone umunezero wo mu rugo, kugira ngo uramane n'uwo mwashakanye, muhora muryana mushondana nk'inkoko. Kubera iki? Urufunguzo rwawe urushako rwawe rufungiye rwo nturufite. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Iyo umuntu yamaze gusingira urufunguzo, arafungura agatangira kwikorera. Haleluya. Amahoro akayiha, umunezero akawiha, ibyishimo akabyiha. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ariko Imana isezeranije Abisirayeli kubajyana mu gihugu gitemba amata nk'ubuki, ikabahereza igihugu nka Kanani. Yarababwiye iti, manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbajyane mu gihugu kigari cyiza gitemba amata n'ubuki. Amen. Yesu wacu ashimwe cyane. Haleluya. Si uko yabasezeranije? Niko yabasezeranije. Iranababwiye iti, kuko mbonye kubabara kwanyu mubabazwa kandi numvishe gutaka kwanyu kwangezeho, timbajyane mu gihugu cy'amasezerano nasezeranije Abrahamu na Isaka. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Icyo gihugu Imana ivuga yabajyanagamo, yego, cyari cyose kiri mu maboko y'Abanyakanani cyane. hari Abanyakanani, hari Abaheti, hari Abahivi. Igihugu Imana yabahaga cyari kiri mu maboko y'abanzi babo. Yego. Imana ibakuye muri Egiputa, ariko Kanani bajyanamo ntabwo iri vide, ntabwo iri vacant, ntabwo iri mu busa. Yego. Kanani Imana ibajyanamo iri mu maboko y'abanzi babo. Bagomba kubanza kuneshwa, bagomba kurwanywa, bakaneshwa, bagacogozwa. Noneho ukazabanyaga imfunguzo zaho izahabu zibitse, yego, zaho amafaranga abitse, zaho ibintu byose muri wa murwa bigize bite bibitse. Umunsi umwe bageze i Kadeshi Barunaya, Mose atuma abatasi 12 ngo bajye gutata. Yego. Baragenda bareba igihugu, baragaruka babona igihugu bakibonye kandi ni nakiza, ariko bavayo bahahamuwe n'abakibamo n'abagituyemo. Havuga ati, Abaheti n'Abanaki bakirimo bateye ubwoba, n'abagabo barebare, n'abagabo. Kandi Imana icyo gihugu nikiba, uziko Imana iguhereza igihugu ariko kirinzwe n'abakomeye cyane. Uziko Imana iguhereza amahoro ariko ibikubuza amahoro bikomeye, ari ibihanda bihagaze ahantu. Uziko Imana yemera kuguha urushako ariko hari ibihanda bihagaze aho bidashaka kuzarwubaka, bidashaka kuzabona amahoro mu rushako rwawe. Uziko hari ibintu ugomba, mu yandi magambo, kenyera ukomeze. Yego. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Kenyera ugirute ukomeze, kenyera ukomeze. Yesu wacu ahimbaza. Haleluya. Maze urwane, maze uneshe, maze utsinde Abafilisitiya bawe, kandi ubambura urufunguzo rw'umurwa, ububiko. Yabwiye Petero, Yesu ndamukunda, ntabwo mu byo yavuze ngo yibagirwe urufunguzo. Yego. Yari abizi ko abantu bazabasha kuva mu kabari bakanesha. Yego. Icyo
baranza bakongera bakarwana bakanesha ubusambanyi, baranza bakongera bakaba barwana bakanesha no kujya mu bapfumu, yego, baranza bakarwana bakanesha no kunywa itabi bakabinesha. Ariko aravuga ati noneho nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, icyo uzafungura mu isi haleluya no mu ijuru kizaba gifunguye. Yesu wacu ashimwe cyane, amen. Yari magambo niba ari amahoro uyafunguye no mu ijuru afunguke, amahoro aze. Niba ari urushako rufunguye no mu ijuru ufunguke, urushako ruze. Niba ari umugisha ufunguye no mu ijuru ufunguke. Yesu wacu ashimwe cyane, amen. Waba se wowe uri he? Uri mu kihe cyiciro? Abakristo barimo ibyiciro bitandukanye muri iyi ntambara dusomye hano. Yego, bamwe baranesheje ariko ntibaracogoza umwanzi aracyabatera ibite. Ikikubwira yuko wanesheje ariko utaracogoza nuko nyine buri cyumweru ujya gusenga, nuko abantu bakuzi kuri umukristo, ubwo waranesheje. Ariko udutero shuma wumva, yego, nitwe tukubwira yuko utarabacogoza. Duhoraho. Ubura ukabyumva, abandi bose bakakureba ugenda ushinjagira ushira ariko ntibabimenye. Buri abantu umenye ibintu bakenyereyeho ni byinshi, nibwo wamenya ko bataracogoza umwanzi. Ni byinshi. Hejuru y'amasengesho wasenze ndagira ngo ushireho ayandi y'inkundura yo gucogoza umwanzi. Wigeze gusenga uriyiriza ariko cogoza umwanzi. Wari wanesheje, nicyo gituma ubu noneho ubona atakikubuza kujya gusenga. Yego, uragenda ugasenga, n'igiterane wakijyamo, uragenda ugasenga, ntabwo usibagurika. Oya, waranesheje. Haleluya. Ariko udutero shuma tukubaho, umutwe wa buri kanya, umugongo wa buri kanya, ukaburaho mu nda ngo bimeze gutya, ukaburaho ngo byagenze gutya, ukaburaho ngo umugabo byahindutse gutya, mukaba murimo murashwana, murimo muratora, ntimuhuza, ukabana nimuhuza. Bisobanura ngo umwanzi nubwo wamunesheje ariko aracyari umuturanyi wawe, nturamucogoza. Yego, umunsi wamucogoje uzatangira kubona udutero shuma tutakiza cyane. Ikizakubwira yuko wamucogoje nuko utwo dutero shuma wumva tuzaba tutakiza, kandi kizakubwira ko wamaze gusingira urufunguzo nuko uzatangira kwiha bya bindi wari ukeneye. Yego, kajya kubona ukabona urikoreramo noneho. Yesu wacu ashimwe cyane, amen. Kadusome ikindi cyanditswe kimwe kiri muri Zaburi niturangiza dusoze. Kiri muri Zaburi igice cya 41 umurongo waho wa 12. Iki nicyo kitumenyesha, haravuga ngo iki nicyo kitumenyesha yuko unyishimira. Iki nicyo kimenyesha, iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha. Yego, kandi jyeweho unkomereza gukiranuka kwanjye. Yego, kandi unshyira imbere yawe iteka ryose. Irekereraho, amen. Iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha. Haleluya, 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 amen. Dawidi arwana n'Abafilisitiya arabanesha. Mu yandi magambo, iyo bamunesha nibo bakabaye bavuza impundu. Ariko kuko Imana mukunda kandi yamugiriye ubuntu, yamurinze kumva impundu z'abanzi be. Arangije ahubwo Dawidi abari uvuza impundu. Umwanzi wawe natavuza impundu ni wowe uzazivuza. Ariko niba none utarimo kuvuza impundu, ubwo nibisobanuye ko umwanzi wawe arimo kuvuza impundu cyane. ubwo urarurira uwavugije impundu ukekarinde. Ibintu ni bibiri, ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana. Mu yandi magambo, niba atari wowe urimo kuvuza impundu zo kunesha, bisobanura ngo umwanzi wawe niwe urimo kuvuza impundu zo kunesha. Ubwo wishwe n'amaganya, wishwe n'amarira, kandi uzira intege nke, wananiwe guhungira imbere y'Imana. Uraha ibintu urabivuga gusa, urabisobanura ukajya ubisubiramo, kavuga ariko ngira ngo noneho nkwiye gusenga, ariko ntujyeyo. Ubibwira abantu, ariko noneho ngira ngo nkwiye guhaguruka, ariko ntuhaguruke. Ariko noneho ngira ngo nkwiriye, ariko uzahora ukwiriye kugeza ryari? Haleluya, amen. Ariko noneho sinzi ngira ngo ikintu nakora. Buri hari abantu bapfana imigambi, agahora agambirira sohoza. Bisha abanyarwanda baravuga ngo mugabo apfana imigambi. Ntawe udapfana umushinga, ntawe udapfana imishinga. Uzi igihe umuntu aba yarahereye apanga gusenga y'itatu, uzi igihe umuntu aba yarahereye apanga gusenga y'ibiri. Yego,
ahora panga bipanguka agambiriye bigamburuzwa. ariko noneho ndabyumva we kanjye gusenga kandi ntageyo. Reka mvuge ngo utegereje iki? Kumva umwanzi wawe avugiriza impundu kukunesha. Usiko ndi wowe natangira gusenga ijoro ryose nkajya nsenga kugeza igihe nanjye mvugirije impundu. Yego. Erega ntawe bitabera nawe impundu wazivuza cyane. Erega uriya munsi, none se uriya munsi twasomaga muragira ngo Dawidi ntabwo yavugije impundu? Yarazivugije. Uragira ngo Abafilisitiya nibo bavugije impundu? Oya. Ariko ibintu ni bibiri. Dawidi natavuza impundu, Abafilisitiya bazavuza impundu. Yego. Nawe nutavuza impundu, abanzi bawe bazavuza impundu. Abarozi bazazivuza cyangwa abacuraguzi bazazivuza cyangwa abapfumu bo mu gice cy'iwanyu bazivuza. Nutazivuza. Ariko umva icyo tukwifuriza ni kimwe. Haleluya. Icyo tugusabira ku Mana ni kimwe. Nuko umwanzi wawe atavugiriza impundu kunesha. Amen. Mu izina rya Yesu. Imana iguha imbaraga, Imana igusukeho imbaraga, Imana ikwambika imbaraga, uneshe ucogoza umwanzi wawe, umunyage urufunguzo atazigera na rimwe avugiriza impundu kunesha. Nicyo mbasabira muri iki gitondo. Ndagusabira kugira ngo abe ari wowe uzavuza impundu. Amen. Yes, ashimwe cyane. Haleluya. Ndagusengera ngo abe ari wowe uzavuza impundu. Kandi ariko nuko waba wasohotse muri cya gihu cy'intege nke, cya gihu cy'ubute, cya gihu cyo kwiganyira, cy'ubunebwe, cya gihu cyo guhora upanga ugambirira ibyo utari bukore, ukaba ugiye kuzapfana imigambi kandi ubivuga. Imana ikubabarire ariko inagushoboze mu izina rya Yesu. Amen. 12 umurongo watubwiye ngo iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira. Haleluya. Amen. Nuko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu kunesha. Ubundi ni ryari umwanzi w'umuntu yavugiriza impundu kunesha? Abantu bamwe hari ibintu batitaho. Urabona umugabo wawe ashobora kugira atya akaguca inyuma akazagenda akajya ukumva inkuru. Umuntu agahuruduka nk'iri yakuzaniye inkuru akakubwira ngo yuko umugabo wawe yasigaye aryamana runaka ngo ndetse yamuteye inda ngo cyangwa babyaye umwana. Nawe ugacamuka. Yego. Warangiza ugashyuha, warangiza ukabizinga, warangiza ukagenda. Umwanzi wawe ahita agira ate? Akwishimira, avugiriza impundu kunesha. Kubera iki? Kubera ko warwanye nk'abanyamubiri. Bibiliya ivuga ngo iki? Ivuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri nk'uw'abantu ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu. Yego. Nubwo tugenda duhura n'intambara nk'abandi bantu ariko twege ntidufata ibyemezo nkabo. Yego. Niba kwa nyirakana umuntu yahisa agurumana agahita afata ibyo akabizinga akagenda, yahenze umuntu agahita yirukanka no ku kagari no kunyize no mu nkiko no kwa kabutani, twebwe suko sha. Yego. Twebwe suko. Nubwo ubona tugenda dufite umubiri nk'uw'abantu ariko twebwe suko. Ntabwo ibyemezo byacu tubifata nk'ibyabo. Oya. Kandi ubwira bumva ntavunika. Yesu wacu ashimwe cyane. Ntabwo ibyemezo byacu tubifata nk'ibyabo. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen. Ahubwo twebwe ibyemezo byacu, haleluya, amen, ibyemezo byacu tubifata ukundi ku binyuranye n'iby'abanyamubiri. Yego cyane. Kubera iki? Kuko tuba tudashaka ku umwanzi wacu avugiriza impundu kunesha. Nubundi umwanzi wanjye intego ye nuko naruvamo cyane. None nanjye ndabizinze nduvuyemo. Ubwo se simufashije kugera ku ntego. Yego. Bamfashije umwanzi kugera ku ntego. Nkora ikinyuranye cy'ibyo rero cyane. Nkanga kuruvamo. Nkavuga ngo nzirerera abana. Ariko abana se wabarabataye nawe urabataye. Ntukubura nta suka, nta afuni, nta mujyojo. Reka musigira abana be. Kamusigira abana, urabamusigira yarabanje kugutana nabo. Umwanzi wawe agahita avugiriza impundu kunesha. Aho ni hamwe. Ni ikihe kindi cyatuma umwanzi wawe avugiriza impundu kunesha? Niba ufite umwuka w'umurozi muhanganye mugenza urugendo rurerure muhora mu Rwanda,
biragusaba guhora uri maso mu biryo bw'imisengere yawe kugira ngo umunsi umwe utazabona isanduka y'umwana wawe cyane, utazabona isanduka y'uwo mwashakanye irambitse aho ngaho umwanzi yageze ku ntego. Nibyo bimwe mu byerekana ko umwanzi yavugiriza impundu kunesha cyane. Uri maso ku buryo umwanzi atabaca ruhinga nyuma ngo abace muri humye narangiza amwivugane. Umunsi yamwivugana yavugiriza impundu kunesha kuko we ntaryama. Umunsi urugo rwa pasuka umwe mugasenywa ubwo umwanzi yavugiriza impundu kunesha. Umunsi ishuri warivamo umwanzi yavugiriza impundu kunesha. Umunsi urushako warubura umwanzi yavugiriza impundu kunesha. Umunsi wapfa udakize ugapfira mu muvumo umwanzi yavugiriza impundu kunesha. Ariko noneho twebwe suko Yesu watashimwe cyane. Amen. Ahubwo tuzahangana, tuzarwana, tuneshe, ducogoze umwanzi, tumwaka izo mfunguzo, tuba ari twe tuvugiriza impundu kunesha. Hallelujah. Yesu watashimwe cyane. Amen. Icyo nicyo ikizakurinda ku umwanzi wawe avugiriza impundu kunesha ni ukwirinda ubute, kwikuramo ubunebwe. Ugaba umusenzi nta ubikwingingira, ukaba umusenzi utari umusenzi w'amatangazo, ugahinduka ubuzima. Urabona hari abakristo basenga amasengesho y'amatangazo. Pasiteri yavuze ngo kuwa kane tuzadufite amasengesho, hagasengayo. Mushumba yavuze ngo noneho ngo kuwa gatanu tuzararamo, hagasengayo. Ubona abahiriwe. Ariko uzasenga amasengesho y'amatangazo ugeze ryari? Izo ntege nke zawe nizo zitumye umwanzi wavugiriza impundu kunesha. Ndashaka kwerekera ku musozo. Haleluya. Ndashaka kugira abantu nsengera Imana kugira ngo ibatsindishirize, ibambike imbaraga, ibahe kunesha. Umwanzi wabo atavugiriza impundu kunesha. Ushobora kuba wari umaze gushiramo ibyiringiro, ushobora kuba wari umaze gucika intege, ushobora kuba wari umaze gushiramo imbaraga. Ndagira ngo mu izina rya Yesu wongere ukanguke, wambara imbaraga zawe. Mu izina rya Yesu wongere wambara imbaraga zawe. Imana igusubizemo imbaraga, Imana igusukeho imbaraga, umwanzi wawe atazavugiriza impundu kunesha. Ndagira ngo umbwire ngo kandi Imana ntabwo iri mu ruhande rw'umwanzi wawe. Imana iri kumwe nawe. Amen. Ubunebwe bwawe nibwo bwari bugukozeho, ubute bwawe nibwo bwari bugukozeho, kugambirira gusenga ntubikore nibyo byari bigukozeho. Umwanzi wawe akaba arimo kwenda kuvugiriza impundu kunesha. Ariko uhereye none mu izina rya Yesu turabihagaritse, ntabwo umwanzi wawe azavugiriza impundu kunesha, ahubwo Imana ikwambika imbaraga, ikujya imbere hataringaniye haringanize, igusukeho imbaraga, ikuzuza imbaraga, icagagura ibihindizo by'ibyuma imbere yawe, inzugi z'imiringi zimenagure imbere yawe, kugira ngo umwanzi wawe atavugiriza impundu kunesha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti birahinduka, ahubwo uba ari wowe uvugiriza impundu kunesha. Mu izina rya Yesu uba ari wowe uvugiriza impundu kunesha. Haleluya. Ndashaka gusengera abantu barimo kumva bumva bavuga bati ngira ngo nije wabwiraga, nije wavugaga, kugira ngo abo ngabo batsinzwe bumva mu mutima bari barabaye banyantege nke kuri icyo gipimo. cyane twe cyavugaga ngo abagenda ari abanyamahoro badashaka kurwana, mu bambura ibishura biteye ku mikenyero yabo, ngo abagore babo mu basohore mu mazu yabo meza. Iyo babasohoye mu mazu yabo abanzi babo bavugiriza impundu kunesha. Abana iyo bambuwe icyubahiro bagatakaza icyubahiro Imana yabahaye, abanzi babo bavugiriza impundu kunesha. Ariko uyu munsi mu izina rya Yesu ndimo ndagusengera ngo umwanzi wawe atazavugiriza impundu kunesha. Icyo bisaba Imana igikore, icyo bisaba Imana igikore, umwanzi wawe atazavugiriza impundu kunesha. Mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo nsengera abantu, niba wizeye ibyo mvuga, niba wizeye ijambo ry'Imana, niba wizeye ubutumwa bwiza, Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irikomereshe ibimenyetso n'ibitangaza. Reka muri aka kanya mu izina rya Yesu Imana ikwambika imbaraga nawe, Imana ikuzuza imbaraga nawe, umwanzi wawe atazavugiriza impundu kunesha, ahubwo aba ari wowe utsinda, ahubwo aba ari wowe unesha. Ngiye kugusengera, iyo warwaye indwara ikaguhitana umwanzi wavugiriza impundu kunesha. Iyo warwaye indwara ikakumaraho ibintu, uhora wivuza, uhora wirukanka amavuriro, burya umwanzi wabavugiriza impundu kunesha. Ubwo ubukene bugenda bwinjirira urugo kubera ko muyahoza yose kwa muganga mu byuma, mwicisha mu byuma, umwanzi wawe abavugiriza impundu kunesha. Ariko aka ni akanya ko kwigaranzura umwanzi mu izina rya Yesu. Aka ni akanya ko kwigaranzura umwanzi. Humiriza ku maso yawe ngo usengere mu izina rya Yesu. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ndagushimiye kubw'ubu wazamuye kwizera,
kubw'uyu uhumirije ku maso nyuma yo kumva ijambo ryawe, asaba ngo tumusengere kugira ngo umwuzuze imbaraga, kugira ngo umwambike imbaraga, umwanzi we atazavugiriza impundu kunesha. Mu izina rya Yesu ndakuraho ubute, mu izina rya Yesu ndakuraho ubunebwe, mu izina rya Yesu ndakuraho intege nke, mu izina rya Yesu ndakuraho kugambirira umuntu adasohoza, mu izina rya Yesu ndasenya izo nkuta umwanzi yari yarubatse kugira ngo azabone uko avugiriza impundu kunesha. Ndazisenya izo nkuta mu izina rya Yesu. Mwene data ndamwaturaho imbaraga z'Imana, ndamusengera musukaho imbaraga z'Umwuka Wera, ndamusengera mwaturaho imbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'Imana zimanukira ubuzima bwe n'ubugingo bwe mu izina rya Yesu. Reka amavuta y'Umwuka Wera amanukira ubuzima bwe n'ubugingo bwe mu izina rya Yesu. Reka umuriro w'Umwuka Wera umutwikire aka kanya, umuriro w'Umwuka Wera umumanukire aka kanya. Imyuka yahagurukiraga kurwanya ubuzima bwe yose ndayitsikamira mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni bose bamurwanyaga ndabatsikamira, abarwanyaga gusenga kwe ndabatsikamira, abarwanyaga ikirere cye, abafataga ikirere cye, abafataga isi y'umwuka yo gusenga kwe ndabatsikamira mu izina rya Yesu. Ndakubita hasi ubutware bw'umwijima, ntegetse abo badayimoni gusubira ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ko byanditswe ngo tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, ndabirukana mwambaraga z'umwijima mwe. Imyuka yose yashakaga kuzavugiriza impundu kunesha ntabwo mukivugirije impundu kunesha, ahubwo mbirukanye mu izina rya Yesu. Muratsinzwe, uwo mwarwanyaga niwe uzavugiriza impundu kunesha kubwo kwizera no kubw'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ndamwaturaho amahoro kugira ngo avugirize impundu kunesha, ndamwaturaho urushako rurimo amahoro kugira ngo avugirize impundu kunesha, ndamwaturaho umugisha kugira ngo avugirize impundu kunesha, ndamwaturaho ububyutse kugira ngo avugirize impundu kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Ndamwaturaho gusenga no kwiriza kugira ngo azavugirize impundu kunesha, ndamwaturaho agakiza kazima kugira ngo azavugirize impundu kunesha. Imbaraga z'Imana zimumanukire, imbaraga z'Imana zimutwikire, imbaraga z'Imana zimugote, mavuta y'Umwuka Wera ze. Ndamwaturaho gukira indwara, ndirukana abadayimoni batezaga indwara, ndirukana iyo myuka yari yaramubujije amahoro, ndirukana abadayimoni bari baramubujije amahoro, ndabasukaho umuriro mu izina rya Yesu, ndabasukaho umuriro w'Umwuka Wera. Iyo myuka mibi nayisukaho umuriro w'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akire kugira ngo avugirize impundu kunesha. Ntabwo umwanzi wari uzavugiriza impundu kunesha, myuka iteza indwara si izavugiriza impundu kunesha. Akire mu izina rya Yesu. Iyo myuka itazigera ivugiriza impundu kunesha, ndafunga imigambi yanyu mwambaraga z'umwijima mwe, ndafunga imikorere yanyu mwambaraga z'ikuzimu mwe mu izina rya Yesu wabambwe. Ndatangaza imbaraga z'Imana, ndatangaza amahoro, ndatangaza agakiza kazima, ndatangaza ibyiringiro bizima mu izina rya Yesu. Mu rugendo rwe rw'ubuzima bwe, rw'imirimo ye, rw'imikorere ye, rw'urushako rwe mu izina rya Yesu. Ahataringaniye uharinganize mwami wanjye, maze mwami umuhe umunezero. Ndamusengera kugira ngo umuhe umunezero. Dore mwami ni wowe yizeye, imbaraga zikiza n'izawe, ikiganza cyawe kimukoreho. Inkoni n'imibyimba n'ibyo dukirisha, washenjagure gukiranirwa kwacu, gihano kiduhesha amahoro cyari kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagamburuza imigambi ya Satani, ndagamburuza imikorere y'abadayimoni, ndakubita hasi imikorere y'abapfumu, ndakubita hasi imikorere y'abarozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenya ubwami bwa Satani, ko byanditswe ngo nta ntwaro bace kubarwanya izagiye kibatwara mu izina rya Yesu. Nta ntwaro bace kukurwanya izagiye kigutwara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hereye aka kanya igaranzura umwanzi mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami mwiza ko wumva gusenga kwacu, reka icyubahiro kibi cyawe. Uyu ntabwo ari we mwami uzatsindwa, ahubwo uyu niwe uzatsinda. Kandi abanzi be ntibazigera bavugiza impundu kunesha, ahubwo uyu niwe uzavugiriza impundu kunesha nk'uko Dawidi ari we wavugirije impundu kunesha. Ndagushimiye mu izina rya Yesu. Amen.